Mu gicuku cyo kuwa kane ushyira wa gatanu tariki ya 9 ishyiri ya 10 Gicurasi umwaka wa 2022 urugo rw'umunyapolitiki Barafinda Sekikubo Fred rwongeye kugendererwa n'abantu bo mu nzego zinyuranye barimo abapolisi, irondo, daso n'abandi, wakabyita igitero kiyongera ku bindi avuga ko yagiye agabwaho mu bihe binyuranye. Bageze isaa 8 z'ijoro zirenze iminota mike barahararira bakora isaka rusange batwara abantu bari bahari dore ko nacumbikira benshi. Batwaye kandi umuturanyi we Madame Viateur Mitsindo. Nyuma yo kumenya ibyabaye twanyarukiye iwabo mu rugo iwe kwa Barafinda Sekikubo Fred ngo tubazanire amakuru mpamo atari impuha cyangwa se amabwire. Twaganiriye na Madame Barafinda wari umaze amasaha menshi yiruka kubo batwaye nibura ngo arebe ko hari abo barekura. Abana be bari batwaye, ese hari n'umwe warekuwe, ese abandi batwaye bo bazira iki, bajyanywe he? Ikiganiro kirambuye na Madame Barafinda Sekikubo Fred hano kuri Pax TV Ireme News. Muraho neza none? Muraho Pax TV. Turabashuhuje, araciye iminsi tutaganira ariko umunsi ushize twaraje tuganira na bwana Barafinda Sekikubo Fred mutware w'urugo. Hano mumeze muti? Hano rero ntago ari byiza kuko birakomeye cyane. Twagwiriwe nyine n'igitero, barasaka baje nka saa 8 baraturarira nanone nkuko basanzwe, ariko twatangajwe naho basatse bagasanga hari n'abana bari iwanje, bagasaka bakabaka ibyangombwa barangiza bakabibayereka, bagasaka n'ibintu byose mu mabaga mu buriri bwabo bwose. Nta kintu cy'ikiyobyabwenge babasanganye, nta kintu mbese kirebana n'ibintu by'amatabi cyangwa inzoga babasanganye. Abana banabasobanuriye ko baba bifitiye imirimo bakora rwose, ati twebwe ntabwo turi inzererezi, ntabwo turi basuma, ahubwo rwose twebwe nimurebe ibyangombwa. Ariko ntabwo bigeze baha agahenge, bababwiye ngo nimudukurikire, ngo nta kibazo, ngo buriya turabagenda imbere, ngo tubandike urutonde, ngo turebe abujuje ibyangombwa, ngo tubagarure. Ubwo rero niko abana bo bari bazi nyine ko ari ibintu bisanzwe, nyine ari umusako wenda, ariko byatangajwe naho babajyanye bakabicaza ku kagari. Babicaza ku kagari rero bagashiduka bazanye imodoka ya gipolisi ifunze, hanyuma bapakiye bose babajyanye. Nagerageje rero gutabara cyane nyine nihuse. Uwo bampaye ni umukobwa ubona guciye imbere, n'umudamu umwe w'umugabo bita Mitsindo Viateur, nawe bamurekuye. Navuze ndi rwose uyu mama ndamuzi kandi ni umugabo warafunze, amaze hafi imyaka 2 igiye kuzura, afite abana 4 n'uwa 5 arerera b'umufamiliye. Rero abo bana murumva bazaba bande? Murumva batagiye kuba inzererezi? Nibo baba babuze nyina bakabura se, kandi nta mbese na nyina ari imfubyi, nta bandi bafite, mbese babareberera. Murumva abana batagiye kuba bamayobo, mwagira mwadohora mukagira impuhwe, hanyuma mukagera gute mukarekura umubyeyi. Ubwo rero nyine baraza watabaye basanga he kugira ngo ujye gutanga ubwo butumwa, uko kwinginga cyangwa gutakamba? Ku kagari batara ikamyita ya modoka ya polisi itaza kwatwara, itaraza. Ubwo rero nibwo bamumpaye, ariko abandi bose nyine mbasha kuvuga ati aba n'abana banje ndaberekana teba rwose ntago ari abasuma, ntabwo bamwitabi ndabazi, mureke kubatwara. N'abana banje ati reka, ati wewe menye ibyawe, abakenewe uwo mukobwa wawe turamuguhaye, abandi bareke n'abasore tugiye tuzabyimenyera. Batwaye abasore bangahe? Abana bakuye aha bari benshi, kuko urabona iriya nzu umugabo ari inzu irimo abana yifashirizaga, bageraga muri 30. Ese bakwega mu nzu imwe? Ni inzu mbese irimo mbese imiryango gutya, yagendaga nyine yifashiriza abakene, abana baba bavuye mu ntara, baba bakennye badafite ubushobozi, kuko yari yarazubatse ari inzu mbese avuga ati iyi ngiyi niyo amashuri y'abana bazigira, kuko yari afite gahunda yo kubaka kaminuza.
agenda nyine yubakamo nk'inzu yabajyamo mbese nk'abana mbese abanyeshuri amageto niko yari agiye azubaka. ubwo rero nyine nibwo rero avuga ati ngizi abana b'abakene bajye baza wifashirize n'ubundi twebwe tuzafasha abantu tubagirire neza. ubwo hari n'umugabo umwe barekuye nyine nibwo abafande bavuga ati ukora iki kwa Barafinda? Ati rero atuzahave uzaze uhave. aravuga ati ese nimba bakwa Barafinda ngiye mpaba anyifashiriza wenda n'ubuntu mpabera wowe nzazu umenzu y'ubuntu nzazu mfashe nkuko kwa Barafinda bamfasha. ati wewe ntushobora kumbwira ngo ngiye ngumve kwa Barafinda kuko nzi cyiza cyaho nubwo wenda harimo ababarwanya niyo mwatugerekaho ibyo mushaka byose kuko twe tuzi ko n'ubundi turengana. atariko je ntabwo nashobora kuva ahantu kandi nibonera abantu bahari beza. umugabo waha nta kintu ndamubonaho kibi n'umudamu waho numvaga ari heza. rero ntiwambwira ngo nimba ngo imunyangire ngo have, ntabwo nahava bitewe n'urukundo mpabona. ubwo rero nibwo baburisha imodoka baragenda. ubu ngubu amakuru mfite nuko hari abantu bavuga ko babatwaye kwa Kabuga. Bebwe ni kwa Kabuga. ubwo mfite kuzagenda kuwa mbere nkajya kureba ko wenda kuwa mbere bazabampa kwa Kabuga Gikondo. hari bita mu nzererezi. Mu nzererezi. abana umbwiye ko bari benshi umusaza afasha ariko harimo ababwita abanye bwite bo bari muri bangahe? abana banje barimo bwite ni abahungu babiri uwundi bari batatu. ubundi wa mbere umukobwa bamumpaye ariko basigara n'abana abahungu babiri bafite imyaka ingahe? umwe afite nka 22 undi afite nka 19 gutyo. nawe uriya mukobwa afite ingahe? uyu nguyu we afite nka 24. ni ukuvuga abana batatu bawe bakuru nibo bari batwaye basigana babiri b'abasore baguha umwe mukobwa. igitero kiza wavuze ko ari igitero cyabagezeho mu gicuku. nka sangahe cyatangiye cyashoje sangahe? byatangiye nko mu masaa 8. abababonye niko bambwiye birangira nko mu masaa 2 urebye. ni ukuvuga ko ijoro ryose baraye hano? barara twumvaga basubiza abantu mu nzu ngo nimusubireyo, wongera kuza mubwire asubireyo ntihagire n'unagenda turabashaka. none se niba barariye kuva ijoro ryose kuva saa 8 z'ijoro kugera saa 2 za mu gitondo urumva n'amasaha menshi hafi amasaha 10 n'amasaha 8 yaciyemo. ayo masaha yose yaciyemo nta mpungenge mwari mufite mwumva abantu bajagajaga bagendagenda inyuma y'urugo? ntabwo twasinziriye nyine urumva ubwoba bwari bwishi kuko twumvaga nyine kuko twe tubimenyereye nyine bahora baza gufata umugabo wanjye kandi tukababona nyine tukicara nyine imbeho ikatwica ikagera gute. ariko nyine kuko namubwiye nti itegure baje kugutwara wewe ambaririko imyenda y'urugamba buriya nyine naho Imana nikugarura ubwo nzongera mubone. ndumva polisi zagose buriya baje kugutobora. none ko ubusanzwe bamutwara ari uko afite icyo yavuze, afite icyo yakoze, afite icyo yatangaje, ariko muri iyi minsi akaba yaratuje nta kintu yavugaga ntacyo yatangazaga, baba baza kumutwara cyangwa kumutera nk'uko bivuga bashingiye ku ki? bashingiye ko harimo mu nyangire ikintu cyitwa mu nyangire kuko hari umuntu w'umuyobozi witwa Ville Command. we yaraje bwacu arivugira ati kwa Barafinda kubera iki haba abantu benshi wasanga ari ingabo zimurinda. ati ntabwo twabyemera, aba bantu ni benshi ntibanasobanutse. ati turabona ari abantu bafite amasura ukuntu badasobanutse. ati aba bantu bakuraho Barafinda. ati twebwe tuzaza. ati nzabahamagariza ubuyobozi buze bubakumbanye bubajyane. ngo wabivuze ngo witwa nde? bamwita Village Commander. Village Commander. amazina ye bwite akaba ari ayahe? amazina ye rero ntabwo ndumva mbanze iryo nzi ari Musafiri gutyo gusa. n'umudaso n'umurondo abanyerondo. none uretse wa Village Commander ushinzwe umutekano mu kagari mu mudugudu
witwa Musafiri wavuze ngo abantu babanga ntibasobanutse kandi ngo ni benshi n'ibibazo byari byo aha muhita mu wundi muhita mu birindiro by'abaruda aho ntabwo ari cyaha cyatera ubwoba bakavuga ngo hashobora kuba niba ari ibirindiro bifite n'ingabo koko nyine we ni ibintu by'ishyari nyine bya munyangire kumva ko wenda umuntu ari umunyapolitike kubera ko hari nimba twavuga ko iki wenda muri we sinzi ikiba kimwihishemo kwa kundi kumva ngo uyu wenda ntituvuga rumwe agahita kwishyiramo akakwanga kuko ababa hano usanga mu byo mfite mu makuru namaze kumenya iyo batwaye abantu nyine b'abahungu ngo babagerekaho dosiye ngo ni abajura baba batwaye abakobwa n'uyu nguyu wanjye bari bamushyize ngo mu kategori ngo bamwigerekaho ngo dosiye y'uburaya iyo niyo ngo mbese icyo kinyoma ngo bamaze gupanga ngo bajye babeshyera abo bajyanye babogoshe ngo izo ni indaya zarananiranye noneho abahungu n'abagabo bo bavuga ngo izi ni inzererezi kugira ngo icyaha ni abajura kugira ngo icyaha gifatwe nyine bacyumve hejuru bahite bahana ba bantu muri iyi minsi byo bari kugabanya abantu mu mihanda impamvu nibo bazizi benshi bavuga ngo ni iby'inama ariko leta ntirabyemeza abasore nk'uko bivuze bari ubujura abandi bakarega ibiyobyabwenge abandi noneho abakobwa nk'uko bivuze bakarega uburaya cyangwa nanone gucapuza amatelefone abagabo cyangwa se ubuzunguzayi butemewe ubucuruzi butemewe mu mujyi wa Kigali none wawe kesi yari iyo ngiyo abasore ntibamenye kesi bazabashyiraho niba ari n'ubujura ntacyo bafatiyemo nta n'uwatanze raporo ngo babakuye mu buriri rwose baryamye nta kintu bigeze basaka ngo bakuremo wenda ikiyobyabwenge ngo bafatanye itabi ntabwo babasanganye inzoga ntibabasanganye izo ndaya ni abana b'abahungu babasanze baryamye bababyutsa mu buriri barabasaka nta kintu na kimwe babafatanye abana nta kintu babishinjaga kuko bo bari bayizeye babereka ibyangombwa byose babereka n'aho rwose baba bakorera ariko babyanze byose ngo nimubatware kuko baba kwa barafinda hari abandi batwaye muri quartier uretse abo kwa barafinda wenda menye none kwa Beneranda nyine nawe batwaye ibyuma by'umugabo nyine uwo mudamu wa Mitsindo wa Mitsindo nubwo muri kwiye ibyuma babisigaranye babitwaye ibyuma batwaye ni ibyuma bimeze biti ngo ni byo bakinishaga nuza nimba ngo ari jongre batera hejuru by'ibitwi bitufu ibindi by'ibyuma by'abakorobati kandi abasobanura ati ngewe ntabwo mwandenganyiriza ibyuma by'umugabo kuko umugabo yabikoraga mureba abantu bose babireba ati nako na Jeannette Kagame yajyaga amutumira akajya gutoreza abana iwe akanashima n'imikino ati yaragiye nk'inshuro zigera nko muri zingahe hafi yaratumiwe nka 3 kujya kubyina kandi ari we yishimira nyine akavuga ati uyu mugabo niwe dushaka niwe ufite abana bazi gukina none ibyuma bitwaye nta kindi kintu batwaye bari bari bamutware n'umugore nyine batwara n'ibyuma mu bo batwaye bose nta wakubiswe nta wabujijwe mu mahwemo cyangwa ngo atotezwe oya ntabyo nabonye keretse wenda nk'uwashaka kugira ngo wenda avuge gutya bavuga ngo cicika keretse rero nimbaza bakubitiraho bagiye kuva babajyana nta n'umwe wahutajwe nta wakubiswe utikereka biramutse baye nyuma hanyuma tugana ku musozo wavuze umudamu wa Mitsindo Viateur ku bantu batamuzi Viateur Mitsindo ni mu ntoki Viateur Mitsindo ni umwana w'imfubyi mbese wisigariye yasigaranye ngo na murumuna we Viateur Mitsindo rero yari umuntu w'umukorobati yabyize ahantu bita ngo ku kigo kwa Karirosi mu Gatenga mu Gatenga ari umwana w'imfubyi kuko urumva bafashaga imfubyi ari ahantu kandi abantu bize ikorobati kwa Karirosi ni abantu bari original n'abahanga ndabizi n'abahanga cyane rero niyo mpamvu Jeannette Kagame narahanyuze kera mbere ya 90 niyo mpamvu Jeannette Kagame we yamukundiraga abo bana be kuko barakinaga bakaba ba mbere kwiruka ku tugare
tw'agapine kamwe akagare k'ipine rimwe ibyo bitwa jongle iby'amasiporo bitwa South Africa ni byinshi nabikozemo nanjye mu bwibira 90 nabayimo mba nahandi ko arafite cyose narahakoze mu bya acrobacy akunda shaje ntamenya nta nagerageza ibyo rero nibyo bitsindo se kugira ngo ahigwe kugira ngo afungwe kugira ngo abari ikibazo byagenze biti mitsindo rero kugira ngo ahigwe yazize ko baravugaga ko ukuntu ngewe umugore yanganirizaga yambwiye ko ngo yazize afite dosiye ko ababyeyi be ngo baravuga ngo ababyeyi be bari abasirikare mu ngabo za Habyarimana ubwo ngo ni umwana ukomoka mu bantu b'abagome uko nguko ngo niko bavuze mitsindo ngo azira yuko ngo abo bantu atoza ubwo ngubwo ngo aragira ngo azura kase ngo abo bantu atoza ngo ni abantu bashobora kuzatera ngo igihugu kubera ko se umusirikare ngo ubwo ngubwo ngo ni abana atoza ngo nuko afite ibyahisha muri make kureba umutwe w'ingabo cyaha bajya bashyira ku bantu ngo ni ukugira ngo arebe umutwe w'ingabo bagiye n'iwabo Nyaruguru ku ivuko babona kuko ngo ababyeyi niho bakomoka basanga nyine bajya mu miryango kwa ba se wabo n'ibiki barabaza nimba baraguze rero dosiye nyine mbese bahakura gucwa kuko barababajije uragamije iki n'ibiki ubwo batwaye kuko yari afite inzu nayo harimo abana be b'abakrobati n'ubiraharire hari umwana uyirinda bagerageje gutwara amakashi ye bagerageza gutwara hari ibintu nabo batwaye n'ubu ntabwo umugore azi n'irengero n'ababitwaye none mu rugo yasize abana bangahe Viateur rero yasize abana 4 n'umugore usibye ko hari n'umwana w'umukobwa nyine famille barera byumvikane iyo tuvuze ngo yasize abana bangahe hatagira ugira ngo tuvuze ko yavuye mu mwuka cyangwa avuye mu buzima oya turavuga ko ni umugabo ufunze ariko akaba yubatse afite abana 4 yasize mu rugo n'undi wa 5 umuryango urera tugana ku musozo mbere gato yuko dusoza nongere nkubaze wavuze ko wabyiriwemo byakuvunye wibyirukamo ubu ngeze hano mu rugo ni 10:00 zirenze iminota 4 ese kugira ngo ugirirwemo ubyirukeho abo baguhe byagenze bite n'iki cyatumye utinda birimo kuko nyine babanje gutegereza nyine amamodoka babanje kubandika nyine ngo bababarura babanje nyine kugenda bareba babaza gukora iki byose ubwo nyine rero nanjye ndimo niruka nyine ku bantu nkajya ku badaso nkajya ku bayobozi nkajya ku bapolisi harimo n'abasirikare bamwe bari baje kureba abana wenda hari abana baba bibonera nk'imirimo ku bantu b'abafande hariho uwo numvaga nyine fande wavugira abavuga ati umwana ariko sinzererezi umwana hari akajyamuha ubwo rero nibwo rero nabona nkabituraho nyine nkakomeza mvuganira Madame Viateur n'abo bana ngo barekure rwose ntihagire ibidosiye bibi babandika babashyiraho kuko baba hano kwa barafinda ubwo rero nibwo rero umugore wa Viateur we bamumpaye nyine n'umukobwa wanjye ese bataramuguha ntabwo babigeze bakubaza ngo uramuvuganira nkande kuki uri kumuvugira mudahuje amasano dore ko ikibazo kuze kukibaza bambwiye ngo rero madamu nawe urashaka kurengera vuga ibyawe bikureba ibindi bireke turabyikurikiranira ndamwana ariko nanjye ni umuturanyi ndamuzi kandi nanjye mfite abana basize ari abana n'abatoya batana kwirera byambabaza niyo mpamvu nanjye mbabwira nk'umubyeyi nifandi rwose gira impuhwe za kibyeyi nawe uri umubyeyi kuko ufashe umubyeyi ukamujyana mubwiye ko afite utwana dutoya twose tusa nk'uri nk'impanga rwose ukabyangana rwose pe nawe uri umubyeyi ubwo urumva ari byiza gira impuhwe za kibyeyi aravuga ngo ariko ngo ubundi ngo barakuzi ati ndavuga nti nuriya muyobozi aramuzi aramuhamagara amubajije aravuga ati uyu ndamuzi gutya atuye gutya na gutya ubwo rero nibwo bavuganye aramubaza ngo ibi byuma ngo kuki ufite ibyuma nk'ibi ngibi
aravuga ati rero njyewe sinazira iby'umugabo wanjye yize ubukorobati none ati ibi byuma bazaga gusaka kuva na kera bakabibona. Yagendaga akina imikino y'amasiporo hose babibona, yagendaga kwa perezida kwa Jeannette akajya kubikinisha. Ati ibi ngibi byose nta muntu utabizi, ntabwo iba ari imbunda cyangwa amasasu. Rero ati byabaga hari igihe kinini cyane numvaga nta kibazo, niyo mpamvu ntabitaye cyangwa se ngo hagire ababitwara, kuko n'abandi barasakaga bakabibona. Hanyuma abana bawe batuye ko ari abasore babiri basigaranye bo babatwaye, ntacyo bagutumyeho tugende tubwire dadi ibi cyangwa mawe byifashe bitya? Bo nyine kuko nabavuganiye nyine bakabyanga, bakavuga ngo reka bagende bagere imbere, ibyo bazabyibarizwa. Ubwo ngubwo nyine bo bacecetse, nyine ubwo urumva bumiwe, kuko n'abana batoya harimo n'abarwara n'umwana urwara igifu, ubwo sinzi ko biriya bigori bitazamukoraho. Ubu naho Imana ndasenga Imana ngo ibyo imvungure zitazamuhitana. Hanyuma mu gusoza gira icyo ubwira, hari abayobozi b'igihugu barimo n'abafashe, tutarasoza nanone gato akabazo kabanza kanyuma. Ese wavuze ko mu bafashe harimo irondo, harimo abadaso, harimo abasirikare, harimo abapolisi, nta baribu bari bahari? Njye nabonye abapolisi, ubwo wenda n'abaribu wenda baje, cyangwa nabo bari nta bari bambaye civile bari barimo mu baje kubafata? Harimo umuntu wari umeze nk'umuntu ukuze wambaye civile. Harimo rero n'abambaye polisi bafite imbunda. Birashoboka ko n'abaribu bashobora kuba barimo wenda atagaragara. Hanyuma kuko bari benshi cyane, kumva ari umutwe munini se, daso, irondo, polisi, ribu, abasirikare, ko ari umutwe munini wahujwe n'iki kidasanzwe? Kuko numvaga ngo ni benshi cyane, kuko no mu kanya abantu barambwira ngo barimo bafata ngo no ku mihanda sinzi ngo barimo baratsirikira ngo bari gufata n'abantu, ngo kandi ari nko mu masaa 6 saa 7 nyine, ngo bakwiriye umuhanda mbanza hari, sinzi niba bazanye abantu ba polisi bahandi. Ubwo rero nyine ntabwo twamenye ikintu cyabiteye kugira ngo habe umukwabu umeze bityo. Mu gusoza rero, ijambo wabwira abayobozi b'igihugu muri rusange cyangwa se abashinzwe umutekano, iryo wabwira inshuti z'umuryango n'abanyarwanda muri rusange bazi uyu muryango? Njyewe rero nk'uko mvuga, usibye mu nyangire y'abantu mbese baba banga umuntu ngo kumenya politike, abana baba hano kwa Barafinda, ndasaba ubuyobozi bo bikotroringire, ntibarebe ngo uyu nguyu ikimenya kindakuzi, bo birebere barebe abana bafite indangamuntu, bababaze n'ibyo gukora, bagende bababaze n'aho bakorera, nicyo kizatuma bafata abo bana ko atari inzererezi cyangwa atari ibisambo. Kuko bumvise ibyo abantu babagerekaho, amadosiye babagerekaho abantu, wajya ufata abantu ugafunga cyangwa se ugahana n'ibindi. Ariko icyo nasaba ubuyobozi ni ugushishoza, ntibumve amagambo, kuko nabonye harimo abantu bafite mu nyangire ihagije, baba bumva ko bagerekaho abantu amakesi, urumva bakakugerekaho ngo uri umujura kandi utari we, kugira ngo cya kintu mbese bo hejuru bacyumve bakiremereze, kuko bumva ko uri umunyabyaha. Kandi nyamara watohoza cya kintu ugasanga umuntu ni umwere, ugasanga umwana ntajya mu biyobyabwenge, ntanywa itabi, ntanywa inzoga, ni umwana n'ubundi ufite disipurine. Icyo kintu rero njyewe nk'abana abo ngabo mvuga nareraga hano, nta nzoga banywa, nta tabi banywa, njyewe ntibajya no mu ndaya. Ni abana nareraga nyine, bari abana bafite disipurine. Rwose ndasaba kugira ngo icyo kintu bacyumve, ndetse n'abana bandi b'abasore abo ngabo, ndumva harimo abana bakoraga imirimo rwose, aho bagiye n'aho bakoreraga basanga abo bana ari abana bafite disipurine. Usibye gusa mu nyangire y'indakuzi, ngo ahantu mbese ngo nta muhanuzi wabo, akumva ko kwa runaka bapfa, kwa runaka bagerekwaho
kesi mbi bagahita wenda bicwa. Umuntu akumva yifuje icyo gusa. Ngenda saba inzego za polisi za RIB kugira ngo batohoze icyo kintu, bikorera iperereza, nibashaka bajye ku mirimo y'abo bana aho bakoreraga, cyangwa se biyizire banatubaze koko ari bo bize, cyangwa se baduha umwanya natwe tugende tubyivugire kugira ngo abana barenganurwe bareke kugererwaho ibidosiye batazi. Hanyuma icyo ubwira abanyarwanda muri rusange, abaturanyi, inshuti z'umuryango? Abaturanyi rero, icyo mbwira abaturanyi n'abanyarwanda bose, rwose bagire kwihangana, abakunda baruda n'abarudakazi, ndetse n'abanyarwanda bose, kuko ntabwo twavuga ko ari twe turengana twenyine. Hari abantu benshi bumva bagenda barengana gutyo, ariko ngenda bihanganishije ngo bahumure, Imana yaturemye iratuzi, gusa duhanga amaso Uwiteka, kuko nawe iba yararemye umuntu, iramuzi, niyo izabirangiza, twebwe tubiragije Imana. Murakoze. Turagushimiye cyane Madamu Barafinda Sekikubo Fred, Mama Spabness, amazina ya nyakuri akaba Mukanaho Marie Louise. Turagushimiye cyane, ukomeze ugire ibihe byiza. Nawe Pax TV urakoze rwose kudusura mu bibazo biba bitoroshye, kandi Imana iguha amahoro n'amahirwe. Murakoze cyane. Aho rero kurikiye Pax TV Ireme News, nk'uko mubyumva, aha turi ni mu rugo kwa Barafinda Sekikubo Fred, tukaba tumaze kuganira n'umufasha we. Baraho na amahoro nyuma y'igitero ngo bagabweho mu masaha y'ijoro, mu masaha 8 y'ijoro, bakaba bararira kugeza mu rukerera, bagatwara abantu benshi mu nzu yabo ndetse no mu baturanyi, ariko hari babiri babashije gutaha, mu babiri barimo umwana we ndetse na Madame Mitsindo Viateur. Byose mwabyumvise. Dusoreje aha ngaha rero. Barafinda nawe araho, ariko ari kuruhuka, ntituvugane tuganire n'umufasha we, araho ameze neza n'amahoro. Araho ariko nawe mukeneye mubwira akabaganiriza nta kibazo. Hari ababona tutavugishije Barafinda bagakeka ko n'abari mu bo inzego z'umutekano zatwaye, nubwo umufasha we yaramaze kutumara amatsiko ku byabaye byose, ariko byari ngombwa ko tunaramutsa Barafinda kugira ngo dukureho igihu kuwakwibaza niba we ari amahoro. Asigaye agendera ku nkoni, akavuga ko ari izo kuremazwa ndetse no kuba yarangijwe. Ireme TV rero, Pax TV irabyerekanye neza ko iyi nkoni ifasha umusaza Barafinda Sekikubo Fred no gutsumbagira, kubera baranandoze. Urumva nagize ibiro byinshi birenze imyaka yanjye mfite, kandi sinshobora kugenda ingendo ndende ntafite ngo inkoni yo kugenderaho. Ni muri urwo rwego iyi nkona impa amahoro, ikampesha amahoro, ni inkoni y'ubushumba koko, nanjye iramfasha. Ubwo tubahaye ikaze mu birindiro byacu by'abaruda Pax TV. Murakoze cyane Barafinda Sekikubo Fred. Natwe turabishimiye kandi turabashimiye, muri abantu beza bagatangaza bakataraboneka. Impuruza mwayumvishe ku isi yose, muhita mutabara mu ikubitiro, aho tuvuganira gutya ubu muba mwatabaye muri mbangukiragutabara koko. Murakoze cyane. Naho izindi mbangukiragutabara nazibuze, nta mupolisi wadutabaye, nta musirikare wadutabaye, nta bo kwa Gakinya badutabaye, nta nzego z'igihugu zadutabaye. Urumva perezida w'abaruda yarenganye, yahohotewe, arahigwa Buhongo, arahohoterwa, umuryango wanjye bawuhohoteye, abana First Lady babahungabanyije, urugo rwanjye ruri mu mutekano wo mu manegeka, kandi bavuga ko basaguriza Delegado na Central Africa na Sudani y'Amajyepfo na Congo DRC n'ahandi ngo no mu Rwanda ni bogi, kandi abantu bari kubakukumba babatwara. Bityo rero bankukombiye abantu muri rusange bagera kuri 30 babatwaye bose. Inshoboye kubohozayo 6, niyo mpamvu nyasesekara n'iyi nkoni inzanye nzantumbagira. Tumaze kubohoza 6, ubwo hasigayeyo 24. Yari yambwiye Madamu ko mwabohoje umwana wanyu w'umukobwa ndetse na Madamu Viateur Mitsindo. Abandi nabahe? Abandi nabo
n'abari b'abana bandera twitaho b'imfubyi muri iki gihugu. Urabona ko cyahekuye abantu benshi, abo bose tuvuye kubatabara. Ubu turitegura kujya kwa Gacinya no muri Metropolitan Police, tujye kwa Kabuga, kwa Mbuga, hirya hino tujye kubashakisha aho babatwaye abasigaye bose, nabo tushobore kubabohora, tubabohoze, tubagarure mu birindiro, bareke kubahohotera kandi bafite ibyangombwa, nta n'umwe udafite icyangombwa. Bityo rero biba bitangaje kubona bafata abantu bafite ibyangombwa. Duhora tubivuga ko yari umutekano wo mu manegeka, gutinyuka kuza mu birindiro by'abaruda kwa perezida wa Ruda mu Gitsoko saa 8, Kiniha saa 9, saa 10, saa 11, saa 12, saa 1, saa 2, bari biriwe babyagiye hano bagenzura abantu bose bashobora no kuza gutabara, kuko abatabaye imbere bagiye babakukumbira muri abo ngabo twavuze batwaye. Bityo rero ni muri urwo rwego ubu turacyarinda umutekano, tureba hirya hino byifashe gute. Bityo rero Uwiteka niwe uri kubakura mu muhanda kugira ngo natwe dutambuke. Abasigaye hanze batari kwa Kabuga bahita Mwanyina, muri Nyina, urumva abandi babajyanye muri Nyina. Ubwo urumva twe dusigaye hanze, nitwe tugomba gukomeza kubakorera ubuvugizi, kandi nawe ayo makuru yageze ku isi yose ubakorera ubuvugizi, isi yose ibimenye, itegeke leta ya FPR Inkotanyi kurekura abantu bose bari gufungwa, kuko Cyogamu igomba kuza, abanyarwanda bose bakenjoyinga, bakishima, bakishimana n'abashitsi baturutse mu mahanga baze muri Cyogamu. Bityo rero bamwe ntibabe mu buroka, abandi barimo kurya inyama n'inkoko bavevenya bameze neza banywa n'imivinyo, abandi bari mu kaga mu kangaratete. Bityo rero barekura abanyarwanda bose batahe, Cyogamu izabe bose abanyarwanda bari mu bwigenge, mu burenganzira bwabo bwubahirizwa, apana guhonyorwa by'aka kageni. Murakoze cyane Barafinda Sekikubo Fred. Murakoze cyane, turongeye turabashimiye cyane. Turabashimiye cyane mwese mwadukurikiye kandi mwaduteze amatwi, mukomeze kugira byiza. Iyi ni Pax TV News, ijwi ry'abativugira. Ntwari John Williams.